Imana isabiyereke, Imana nyamana isagara cyane cyane ko hari ibibyiyitirira. Uhageze barimo barabyina, bambari babyina n'abayimana ya Isiraheli babyina. Wavuga uti mbega idini ryafashijwe we, mbega idini riri mu murongo mwiza, amatara ahari, bateguye ibiterane bikomeye. Wavuga uti abantu n'abakirisitu ubashaka gusoma soka bajyaheze ko ibintu bya Yesu bamwifotorejeho amaselfie bakabona birarya. Niba ari ikintu kibi gitera ibyaha, gihamagara ibyaha kikabirebuza, ni gariderobe zuzuyemo imyenda n'imiceri yuzuyemo, ariko nabyo ni byiza. Ariko abazi Imana yabo bagira imbaraga zibakomeza mu gihe bihari n'imbaraga zibakomeza mu gihe bidahari. Yigisha Abisiraheli kurimba, abantu bakajya baza ku ruhimbi bameze nk'abibagiwe kwambara, umuntu akaza ameze nk'uwambaye robe donu. Bararimba koko, baca mu mubiri ariko badakeye mu mwuka. Hari abantu bajya bahagarara mu mwanya w'Imana bakayishimira ahayibabaza. Iyo Imana ikubonye urwanya icyaha, Imana iranezerwa. Imana ntishobora kunezerwa urimo urubaka etaje inaha y'umuhanga. Ibyo ni iby'inaha, uzatera ubwoba b'inaha. Ibyo ni ibintu by'inaha, utera ubwoba b'inaha, ukabuhitinga, ariko mu ijoro ntibashobora gukoma amashyi. Ariko iyo bakubonye unesha icyaha, iyo bakubonye unesha icyaha, abanyumvise haleluya, iyo bakubonye unesha icyaha mama, baravuga ngo we have a daughter, we have a son, dufite umuhungu hariya hasi. Hari abisinzirije bumvishe inkuru zibabwira ngo nimubyuke murye munywe kuko urugendo rubakomereye. Baravuga ngo ntacyo bidutwaye. Iby'uru rugendo se ko tubizi, ko tubimazemo igihe kirekire, dufite experience, igihe tuzashakira tuzabyuka. Ntibamenye amakuru ko hari ibibategereje imbere bikwiriye gutuma babyuka bagashyiramo imbaraga bagakomeza urugendo. Abo barisinzirije. Ni umugabo ufata umwitero we, ufata esharupe ye, afata umwitero we akawurambura hejuru y'amazi, amazi akavanga. Umugabo udasanzwe ageze hano, amazi akamwitaba. Uzajya kuri Nyabarongo hariyo ubikore. Akagero k'imisi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Umva wajuriwe, uhora unyibutsa aya magambo mu bihe by'imanza, mu magambo y'ibinyoma. N'umukunzi Yesu, n'umukunzi Yesu, n'umukunzi, n'umukunzi Yesu, n'umukunzi. Mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Imana ihabwa icyubahiro muri Kristo Yesu. Haleluya. Nitwa Joseline Mukatete, ni umukobwa, ni umukristo
wo mu itorero rya Gatenga, paruwasi Gatenga, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Dushimiye Imana kubw'umurariko wayo mwiza muri uyu mugoroba. Imana yakoze kuturarika muri riteraniro, yagize neza kuduha ubuzima. Twese amen. Turashimira korali Gahogo yateguye iki giterane kugira ngo tuzataramira Imana. Korali Gahogo Imana ibamugisha kandi ni kubufatanye n'itorero. Ndashimira umushumba ko mwongeye kungirira icyizere mukongera kundarika mu mazina menshi y'abavuga butumwa bari muri iki gihugu kandi bakomeye bafite n'amazina akomeye. Imana ikambanyuramo mukandarika mushumba. Imana ibamugisha. Mwarakoze korali Gahogo, mwarakoze cyane. Perezida wa korali Gahogo Imana imumugisha kubwo kuntekerezaho. Ndabizi ko korali mwese muha mwabiganiriyeho kugira ngo tuzaze. Torero rya Gahogo mwese Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ari mvuze ngo Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Biranejeje kubabona imbere ya Yesu kuntu muri mwiteguye kumva Yesu. Biranejeje cyane. Mwuka Wera aze kumba hafi, agende yuzuza muri ya myanya iri mu busa keneyemo kumva ibintu bingana na Yesu. Haleluya. Mwuka Wera niwe uzi kuzana ibintu bingana na Yesu akabishyira mu mutima w'umuntu. Ibyo rero ni umurimo we kandi ndamwizeye ko ari kumwe natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cyitwa Abami ba mbere cyangwa igitabo cy'Abami. Igitabo cy'Abami cya mbere turasoma igice cya 19 umurongo wa 7. Igitabo cya mbere cy'Abami 19 umurongo wa 7. Cumi n'icyenda igitabo cya mbere cy'Abami umurongo wa 7 haravuze ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 4 umurongo wa 4. Turasoma ahantu hatari henshi ariko tuze gusobanura uko Mwuka Wera yaduhaye gusobanura aya magambo. Matayo ubutumwa bwiza igice cya 4 umurongo wa 4. Ariko dushatse twahera ku murongo wa mbere kugira ngo twumve neza message. Haravuze ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Yohana 4:14 naho turahasoma tuze gusoreza ahandi hamwe ndi bubabwire. Ndabizi ko Mwuka Wera ari bumfashe kubisobanura ko Imana ishaka ko tubyumva. Yohana 4:14 duhere kuri 13 nabwo nta kibazo. Yohana 4:13 haravuze ngo Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Dusoreze mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 5 turahera ku murongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8 haravuze ngo
ngo mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo. Izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Amen. Twese amen. Nari kuririmba indirimbo ivuga ngo umugenzi uragana mu ijuru, ujye utumbira Yesu azakuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso. Hari naho yavuze ngo iyi nzira itagaragara habaye mu kabwibwi, ngo Yesu ajya avuga ngo ndi kumwe nawe ntumukureho amaso. Araririmba arabanga urupfu kandi nirushaka uwarwo, ujye utumbira Yesu ukomeze inzira ifunganye ntumukureho amaso. Abari kumwe na Yesu, haleluya. Iyo ngo turayiririmbye birarangiye kubera umwanya, igihe, kandi mfite ibintu byinshi Yesu yamaye kubabwira muri uyu mugoroba. Gahogo week yateguye insanganyamatsiko iri mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 7 ivuga ngo byuka urye kandi unywe kuko urugendo ari rurerure ruranagukomereye. Ninde ubwirwa? Hari ibintu bigera kuri 8 cyangwa 9 Imana yamishuriye muri iyi nkuru, cyangwa se muri insanganyamatsiko y'iyi nkuru dukwiriye gutekerezaho. Ninde uri kubwirwa kubyuka? Kandi habyuka uwari uryamye, habyuka uwari usinziriye. Hanyuma naje kwibaza, nibaza igihe umuntu ashobora gusinzira ariko yisinziririje. Murabyumvise? Niba hari ikintu kigora nuko ukangura umuntu wisinzirije. Niba hari ikintu kivuna nuko ukangura umuntu wisinzirije. Ariko niba hari n'ikintu cyoroha nuko ukangura umuntu wasinziriye akamariramo. Ubwo aho hagati habiri mu bisinzirije n'abasinziriye bakamariramo, twese iri jambo riratureba. Hari abisinzirije bumvisha inkuru zibabwira ngo nimubyuke murye munywe kuko urugendo rubakomereye, baravuga ngo ntacyo bidutwaye. Iby'uru rugendo se ko tubizi ko tubimazemo igihe kirekire, dufite experience, igihe tuzashakira tuzabyuka. Ntibamenye amakuru ko hari ibibategereje imbere bikwiriye gutuma babyuka bagashyiramo imbaraga bagakomeza urugendo. Abo barisinzirije. Hari n'abasinziriye ibitotsi byinshi baragona bibagirwa ko inzira igikomeje. Ariko itangazo nakunze, Yesu yaje arakomanga ngo yewe usinziriye byuka urye kandi unywe kuko urugendo rurakomeje kandi ruragukomereye. Turashimira Yesu washyizeho iyi gahunda yo kubyuka. Se turamukomera amashyi bikondera. Amen. Ninde ubwirwa ngo abyuke? Ni Eliya. Eliya umugabo w'igitangaza, Yakobo yaramwanditse haravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Eliya yari umuntu umeze nkatwe mw'abapapa mwe bari hano. Ariko iyo nsomye ibiranga Eliya nsanga atameze nkatwe mu isi y'umubiri, icyo akora mu isi y'umwuka. Kubwo kwizera Eliya ameze nkatwe. Ariko mu isi y'ibigaragara Eliya ntameze nk'amwe mw'abagabo, ntameze nk'amwe. Icyambere nta myenda agira yambara. Niba mwarasomye amateka ya Eliya ngo yagira bamugaragazaga nk'umugabo ufite impuhwe, ngo wambara umushumi, ngo yambaraga uruhu, ibiryo yaryaga ngo byari inzige, mwebwe murya umuceri na mayoneze n'ifiriti. Ntiyagiraga harara, ntiyagiraga inzu. Eliya ntiyagiraga imodoka nk'izo muparitse hano hanze, nta n'ifarashi. Bibiliya imugaragaza nk'impunzi yaturutse itishubi, mwe muri abaturage b'igihugu. Ntahahuriye natwe mu by'umubiri, ariko mu by'umwuka kubwo kwizera. We yari umugabo w'igitangaza, umugabo wakoze ibintu 7 bikomeye. Hari ibyo nasomye biranangaza. Umunsi umwe ngo Ahabu yamutumyeho aramubwira ngo ndagushaka, ngwino ndebe unyitabe. Ndamutumaho abasirikare 50. Arabwira ngo ndagutera ubwoba uzunde. Eliya abwira aba bantu, arababwira ngo niba ndi umuntu w'Imana koko
umuriro nuturuke mu ijuru batwike mushye mushire. Imana ngira mwumva, umuriro uturuka mu ijuru barapfa. Ahabu ngo yohereza abandi 50, nabo ngasaba Imana yohereza umuriro. Uwanyuma aza ubwenge aramubwira ngo muntu w'Imana, niba nkugiriyeho umugisha, amagara yanjye nakirira imbere yawe, databuja araguhamagaye. Turabizi ko abambere umuriro wabatwitse n'abakabiri, ariko twe tukugiriyeho umugisha. Ngere y'Uwiteka aramubwira ngo emera ujyane nabo. Uwo mugabo ntasanzwe. Eliya yaryamye ku ntumbi y'umwana w'umupfakazi wari umaze gupfa uwo mwanya. Isarefati wa mwana w'umupfakazi ngamuryamaho ngo yinginga Imana, arayibwira ngo Mana, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe zura uyu mwana. Wewe wari wamuzura. Icya gatatu, Eliya yari umuntu nkatwe, reka ta. Icya gatatu, yahagaze muri systeme y'imvura. Abize cycle d'oro muri geography kera twize uburyo imvura yirema, habaho za condensation, hakabaho za evaporation, bya bintu ukuntu izuba riza mu kiyaga rigatanga evaporation. Ibyo bintu murabizi ukuntu twabyiza abagize umugisha wo kwiga, muzi ukuntu imvura ibaho. Eliya yahagaze hagati y'izuba n'amazi, aravuga ngo njyewe Eliya umuntu w'Imana ndategetse uhereye none systeme ndayihagaritse. Undi Eliya turi kuvuga, wa undi babwiye ngo nabyuke arye anywe akomeza urugendo kuko rugize gute. Ahagarara hagati y'izuba, agahagarara hagati y'amazi, akayabwira ngo nta evaporation nyeneye. Umuntu w'Imana ndavuze ngo imvura ntizongere kugwa. Ijuru rikamwitaba, Imana ikubaha icyemezo cye, imvura igahagarara imyaka 3 n'amezi. Wowe uzayihagarika n'amasegonda 2. Abaje gusenga amen. Se muri hano. Eliya ni umugabo ufata umwitero we, ufata esharupe ye, afata umwitero we akawurambura hejuru y'amazi, amazi akavanga. Umugabo udasanzwe ageze hano, amazi akamwitaba. Uzajye kuri Nyabarongo hari ubikore. Ibintu rero umwuka wera yamhishuriye tugomba kuganira muri iri jambo birakomeye. Abaje gusenga haleluya, abataramiye Imana haleluya. Eliya yagize ikibazo kirimo ibintu bikurikira. Yagize ikibazo cyo kuba ku ngoma y'umugabo wari umukirisitu waguye witwa Ahabu. Umwisiraheli w'umugwire uzi Imana, ufite igitabo cy'amabwiriza, amategeko ya Mose yose arayazi. Azi Imana ya Isiraheli, n'umwe mu bagabanye ku migisha ya Isiraheli. Azi ibibuzwa, ibikwiriye n'ibidakwiriye. Umwisiraheli waguye wica ibyazi. Abaje gusenga haleluya, sako mwandakari, turimo turakundana haleluya. Ariko niko twamenye ko mufashwa mutuje, kandi nabyo ni byiza. Nababwiye ngo niba hari ikintu kigoye ni ukubyutsa umuntu wisinzirije. Imbogamizi ya mbere Eliya yagize ni ukuba mu gihugu, ni ukuba ahantu yari yizeye ko Imana iba, agasanga bosi waho ni umugwire. Ikintu cyanyeretse ko Ahabu yari azi Imana. Umunsi Eliya Imana imumutuma ikamubwira ngo wamenye amaraso ya Naboti, ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira yawe. Yesu akora amasengesho abwira Imana ati njye nawe turaziranye, nubwo ndi umwisiraheli w'umugwire. Ngahita asenga, ngahita yambara ibigunira. Imana ibwira Eliya iti subirayo, nureba ko yica ibyazi. Nureba ugaciye bugufi ntibizaba kuri we, bizaba kube, ariko na Yezebeli sinzamubabarira. Iyo ni imbogamizi ya mbere yo kuba ahantu hari bosi w'umugwire. Isi ni mwimyoza ndamenya ko hari abantu ndi kumva ndi umenye ko kinjiye. Ngako ni kinjiye. Icya kabiri, imbogamizi ya kabiri Eliya yagize imbogamizi y'umugore w'umupagani witwa Yezebeli wiganye ibyo abakristo bakora. Yezebeli ngo yaje muri Isiraheli, yari umusidonikazi, araza akopera
arakopera byose, akopera ibitambaro, akopera rumbiya, arakopera reba uko abarokore babaho, arabyigana, akora copy and paste, arabanga ibyo bakoreraga Imana ndabikorera Imana zanjye. Iyo ni imbogamizi ya kabiri. Ubonye Yezebeli abyina n'abatambyi, wavuga uti abatambyi barujujwe n'ukuri kwera, ubumvise bahogoza bati wahamba nati siyabonga Yesu bashaka abacuranzi beza babyize bazi gufata note neza, abaririmbyi niyo twababuze turabagura ariko bakadufasha kubikora neza. Yezebeli aravuga ati nanjye nzabashaka bazi guhogoza, amfitiye tichi aravuga ati kandi mwebwe ntimuzakorera ubuntu, dore idini ryarabahirimbije, nzajya mbahemba. 850 baramuyoboka, bakora ibisa nk'ibyo bakoraga mu nzu y'Imana. Uhageze barimo barabyina, bambari babyina n'abayimana ya Isiraheli babyina, wavuga uti mbega idini ryafashijwe we, mbega idini riri mu murongo mwiza, amatara ahari, bateguye ibiterane bikomeye, wavuga uti abantu ni abakirisitu. Imbogamizi ya kabiri Eliya yagize ni umugore wiganye iby'abarokore. Abaje gusenga haleluya. Imbogamizi ya gatatu, niba abantu babaga mu nzu y'Imana bazi uko Imana ivuga, bazi uko ikora, bazi amategeko n'amabwiriza byayo, babaye imigwire ntibasohoka bagumamo. 850 bagumyemo. Ntabwo bashaka gusoma arasohoka bajyaheze ko ibintu bya Yesu bamwifotorejeho amaselfie bakabona birarya. Asohoka wamuvaho ukajya hehe wowe ko nabonye bisigaye bigaburira n'abantu. Muraza ati haleluya haleluya mwana haleluya haleluya, tukavara bikamugaburira. Ko abantu biyegeranyije na Yesu tugira ngo niwe, kandi ari selfie bafashe gusa. Birabagaburira rero ama YouTube n'ibindi birabagaburira, babigira akazi, kandi Yesu bataziranye. Nibasohoka ntibanagumyemo, ntibanashaka no gusa na Yesu. Niba hari ikintu kibi gikomeye, niba hari ikintu kibi gikomeye, ni ukubona umuhanuzi wo mu gihe cya Eliya wari uzi Imana ku ngoma ya Ahabu asa n'uhanura ibisa n'iby'Imana yakavuze. Niba hari imbogamizi ikomeye Abisiraheli bahuye nayo, ni uguhura n'aba bahanuzi akubwira ati nkuviriyeyo sha, tiharya uri umugabo cyangwa uri umugore, tiharya uri umukobwa cyangwa uri umumama, iravuze ngo uriya mugabo mubana ntabwo ari uwawe, Imana igufitiye akandi kajene kakeka, ukavuga ngo bisa n'ibyo yagakwiriye kuvuga kandi atari byo. Iyo ni imbogamizi ikomeye Eliya yahuye nayo. Imbogamizi ya gatanu Eliya yahuye nayo nizo mbaraga zose zagiriye zitwikira n'abitwa ko ari abakozi b'Imana, barazimira barabura, kugeza igihe yabwiriye Imana ngo ni njye njyenyine usigaye. Ikiruta ikindi kirakimira nyine, ariko turashimira Imana. Mumfashe dukomere Imana amashyi menshi, amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Ngo yiyumvamo kujya kureba umwami, aramubwira ngo nkurikije ukuntu twabanaga n'Imana si uko twari tumeze, henga ngira icyo nkora ngikorera Imana. Ngaragenda abwira umwami aha, aramubwira ngo ntitaye ku nzara izamara igihe kinini muri iki gihugu, ntitaye ko nanjye ishobora kungiraho ingaruka, njyewe Eliya umuntu w'Imana ndategetse imyaka izaba 3 n'amezi 6, imvura itongeye kugwa duca agasuzuguro. Niba hari ikintu kibi gitera
ni umurengwe. Abaje gusenga amen. Niba ari ikintu kibi gitera ibyaha, gihamagara ibyaha kikabireguza, ni gariderobe zuzuyemo imyenda n'imiceri yuzuyemo, ariko nabyo ni byiza. Ariko abazi Imana yabo bagira imbaraga zibakomeza mu gihe bihari n'imbaraga zibakomeza mu gihe bidahari. Ndumva hari abantu banyumvise. Eliya abwira Imana, arayibwira ngo Mana, njyewe umuntu wawe ndabivuze. Imana yamubwiye ngo ndabizi ko ibyo uhanuye bishobora kuzakugiraho ingaruka. Ihute ugiye ku kagezi Krete, hanyuma nigakama nzagushakira n'ubundi buryo, kuko uri umuntu wanjye, wahagaze mu mwanya wanjye. Undi hari abantu bajya bahagarara mu mwanya w'Imana bakayishimira ahayibabaza. Hari undi muhungu washimiye Imana ahayibabaza witwa ni Feneyako. Ndabakunda Mana. Haleluya, haleluya. Ngo yabonye umumowabukazi ngaje mu iteraniro ry'Abisiraheli igihe bari mu kibaya cy'Imowabu. Baramu na Baraki baje kuvuma ngo birabananira. Baraki agira inama Baramu, aramubwira ngo ndabizi bari abantu nta kindi kintu cyabateranya n'Imana uretse ibyaha. Barananiye kubavuma, ariko reka dushakishe izindi strategy, turebe ko twabashobora tukabateranya n'Imana. Imana irabizi kugeza ku kigero inzara yazi wawe ntuyiveho. Imana irabizi kugeza ku kigero bashobora no kukwirukana mu kazi ntuhave, ntuyiveho. Satani rero aza kandi kantu yakoramo akaguteranya n'Imana. Feniyasi ngabona umumowabukazi n'Umwisiraheli binjiye, aravuga ngo ngiye gukora akantu nubwo Mose atantumye. Abaje gusenga haleluya. Ngafata icumu, ngo yagiye mu ihema rye, ngafata icumu, ngaraza asanga bari mu byabo, ngarabatikura, arahinguranya, arasohoka ati nge ndi umukristo, zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa, nge ndi umukristo mpora mbihamya nawe igihugu. Hagira umupiyaniste uza hano ariko ngwino. Imana imbwira Mose, iramubwira ngo yewe Mose we, hari umuhungu ukoze akantu mu ihema, aranejeje Feneyasi, atumye uburakari bwanjye buva mu Bisiraheli. Genda umbwirire Feneyasi ibi bintu bibiri. Abaje gusenga haleluya. Aramubwira ngo mbwirira Feneyasi iki? Umukore mu ntoki umubwira ngo urakoze Feneyasi, utumye uburakari bwanjye buva ku Bisiraheli. Felicitation Feneyasi we, uranejeje. Uranejeje Feneyasi. Imubwira ibintu bibiri. Iramubwira ngo Feniya, kubw'iki kintu ukoze ndakugabira. Icyambere, ndaguha isezerano ry'amahoro iteka ryose. Ariko hari abantu bashaka gukomera Imana amashyi. Ndaguha isezerano ry'amahoro y'iteka ryose, kuko nshimiye ahambabazaga, uranejeje. Iyo Imana ikubonye urwanya icyaha, Imana iranezerwa. Imana ntishobora kunezerwa urimo urubaka etaje inaha y'umuhanga. Ibyo ni iby'inaha, uzatera ubwoba b'inaha. Ibyo ni ibintu by'inaha, utera ubwoba b'inaha, ukabuhitinga, ariko mu ijuru ntibashobora gukoma amashyi. Ariko iyo bakubonye unesha icyaha, abanyumvise haleluya. Iyo bakubonye unesha icyaha mama, baravuga ngo we have a daughter, we have a son. Dufite umuhungu hariya hasi. Dufite umugore hariya hasi. Dufite umukobwa usa natwe. Dufite umugabo usa natwe. Ukoze ibintu nk'ibyo Yesu yari gukora ariyo. Urwanya icyaha. Imana ibwira Feneyasi, iramubwira ngo kandi Feneyasi, uranejeje ku buryo isezerano ry'ubutambyi ritazava mu nzu yawe. Mu nzu yawe hazavamo abatambyi iteka ryose. Abandi bazabakuraho bashingiye ku mpamvu runaka,
ariko uzaba umutambyi. Ndabona hari abantu bari kurunguruka, kanongere nzamuke. Nabonaga hari abagira gutya. Imana yangize mugufi. Imana iranezerwa. Imana ikinezerwa ku muntu wafashe umwanzuro wo kurwana n'icyaha. Mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu nitubahaza. Mfite we, mfite umugaba. Abenyuma namwe muririmbe, n'umwami Yesu nitubahaza. Hari n'abandi bahungu bajya bankora ahantu, ariko se mwebwe mwabaye muto. N'abahungu Bibiliya yita bene reka bariko. Ko mwebwe muba mubyumva. Gahogo murahari cyangwa mwe? Haleluya! Bene rekabu ngari Imana yaramubwiye ngo Yeremiya ihutana ikibindi cyuzuyemo byeri, ugenda ujya mu rusengero ujyana inzoga ibira. Niba ari urwagwa, niba ari byeri, niba ntago biya niyabivuze, yaravuze ngo ni inzoga ibira gusa. Ugenda umbamagarira abahungu ubabwira ngo Uwiteka yaravuze ngo ni munywe inzoga. Agapara ivuze ngo turababahoreye mugenda mu. Harimo hano baba n'ubundi bawe. Ngo n'ubundi ejo bundi muri covid hari uwayifasha ayishyira muri teremusi. Utinda ujijisha idini. Ubundi idini urubeshya ko ukijijwe rikakubeshya ko ujya mu ijuru. Iyo nsigamigani murayumvise? Utinda ubeshya idini ko ukijijwe rigatinda rikubeshya ko ujyayo. Kandi idini n'abana beza baraza bakakurimba ati twese tuzahurirayo kuri wa mugezi mwe. Batumva turakuririmbira rwose, turakuririmbira kandi uwo munsi uba woroshye. Wowe uroroha. Niyo ufite ibiro 200 dushaka abasore beza bafite ibituza tukaguterura. Uroroha, ukoroha, amafaranga bakiri kuri Beka na Beneri na za Equity. Uba woroshye. Uwo munsi nta muntu uremera, kandi uwo munsi nta muntu uzahagaza azaryama. Haleluya! Twiyemera kuko duhagaze. Wihagararaho kuko ugihagaze, ariko hari umunsi utazihagararaho, uzaza hano uryamye. Ariko Yobu yaravuze ngo uwo munsi nubwo nzaba ndyamye, ibyiringiro byanjye nzabimanukana. Nzabijyana no mu nda y'isi, nzaba ndi kumwe n'umuremyi wanjye. Aravuga ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana yanjye. Mfite undi mubiri, haresovere Gloria, nzamureba n'amaso yanjye, nzamwitegereza. Aravuga ngo umutima wanjye mazwe n'urukumbuzi, nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Abizeye ko umucunguzi waba ariho twese. Haleluya! Ibihe ntibibamaramo imbaraga. Ndafashijwe twese. Amen. Ibihe bizashika, habamo bahinduke, abantu benshi basibagirwa rya jambo ry'imfatiro sisi. Mwibutsa abasigaye begereyane, bitwaje intwaro zose z'ukuri. Tuza wa musozi tuzamuke
ngo kaza gukama. Hanyuma Imana imwohereza Sarefati, ariko ngo igihe kigeze Imana yamubwira ngo igihe wahanuye cyashize, wongera usubire mu Bisiraheli, ndashaka gukura Abisiraheli mu rungabangabo. Abaje gusenga twese amen. Eliya asubirayo. Nasomye urugendo yakoze ahura n'umugabo witwa Obadiya. Obadiya ngo yaramubonye, aramubwira ngo yewe Eliya muntu w'Imana, umwami yashizeho intasi zigushakisha mu bihugu byose, uri ku rutonde rw'abantu bashakishwa ngo bapfe kuko bateje Isiraheli ibyago. Dore abagore basigaye barya abana babo, ntiwamenye ibyabaye inaha. Inzara yarateye, dusigaye dutunzwe n'amahurungu. Urabona abakire n'ibihanga by'indogobe, abandi barashobewe, inzara iratumaze. Umwami aragushaka agakwica. Arambwira ati humura, genda umubwire ngo nagarutse, umubwire ngo ndamushaka, duhure ku musozi Karumeli. Bantu b'Imana mujye mwigirira icyizere, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Yaturokoye urupfu, ntayasekora amayidistona. Yaturokoye urupfu rukomeye, none uyu munsi iracyaturokora. Ahabu ngaza guhura na Eliya, ngahaba abonye Eliya, aramubwira ngo niko wa mugome we, wa mugabo mubi we, niwe wateje Isiraheli ibyago. Eliya ngaramureba, ariko abagabo ni ibitangaza, umugabo w'igitangaza. Aramubwira ngo ntabwo ari njye nateje inzu ya Isiraheli ibyago, ni wowe n'inzu ya so. Aha bateye ati sawa. Eliya ati nta n'ibindi bintu nshaka ko turenzaho, tugende ku musozi Karumeli. Uyu munsi Imana nyamana iraza kugaragara. Imana ifashe muri iyi gahogo wiki, Imana nyamana izagaragara. Imana isabiyereke, Imana nyamana izagaragara. Cyane cyane ko hari ibibyiyitirira. Natekereje impamvu mwateguye insanganyamatsiko, nsanga Umwuka Wera yarabonye ko hari ababyiyitirira. Ngo bahurira ku musozi Karumeli, abahanuzi ba Bayali na Ashera 450. Ariko sinava hano ntavuze kuri iki kigirwamana Yezebeli yazanye cya Ashera. Ntabwo nahava ntakivuze. Muzi iki kigirwamana icyo cyavugaga, icyo cyasembolizaga, ngo cyatangaga ubwiza mu Bisiraheli. Ngo cyari ikigirwamana gishinzwe gukesha abantu, cyane ku bagore. Urya gusiga inzara amaverine niho biva, kwisiga amaruje sinzi uko babyita, niyo bituruka. Ngo cyari ikigirwamana gitanga. Muzasome Bibiliya, muzasome Bibiliya neza. Yezebeli apfa, imbwa zaramuriye, zisigaza intoki, zisigaza umutwe, zisigaza n'ibirenge. Impamvu muzajye kwibaza muri Amerika y'Amajyepfo. Abanyumvise amen? Ngo cyari ikigirwamana gitanga ubwiza. Igihe mwacupiriye babahoza mu bitambaro, mujye musirimuka, mujye mwisiga, mujye mwikoraho, muke barabacupije, mujye muzamuraho gake. Mwaracupiye, mujye muhuza agakiza n'igihe. Yezebeli aravuga ati muzarambagizwa ryari n'izo rumbiya? Nta makuru mufite. Yezebeli yigisha Abisiraheli kurimba, abantu bakajya baza ku ruhimbi bameze nk'abibagiwe kwambara. Umuntu akaza ameze nk'uwambaye robe donu. Abaje gusenga haleluya, amahoro abe muri mwe. Biranga. Muzasirimuka ryari se? Kabizirika. Muzasirimuka ryari se? Yezebeli ikigirwamana Shera cyari gitanga ubwiza. Batangira kwiga imyambarire yabo mu isi, bararimba koko, baca mu mubiri ariko badakeye mu mwuka. Imana irumirwa. Batangira bisiga za mukarago, hano baba ibyatsi, haba ubururu, haba umukara, bamera nk'udukororombya. Yezebeli
kwiyoroshya, mu gitondo mwambara imikenyero, nijoro mujye muri resebusiyo mwambara amakanzu asatuye. Uwo ni Yezebeli wazanye impinduka mu itorero. Muri Isiraheli nako, mu Bisiraheli ntabwo ari naho. Uwo ni Yezebeli wo muri Isiraheli. Tazagira umuntu mbeshyera hagati, mujya musirimuka, mujya musirimuka. Imana ibwira Eliya, iramubwira ngo ndi kumwe nawe, ndagushyigikiye Eliya muntu wanjye. Ku musozi Karumeli nk'abahanuzi ba Bali na Ashera ngo birirwa bahamagara biranga, barahamagara biranga. Eliya ngabonye bananiwe ngo bitemaguye, amaraso ari kuvirirana, ngo arabashinyagura, arababwira ngo Imana ahari yazindutse, yaba yagiye mu kindi gihugu, nimuhamagare cyane. Ariko izabo zifite amatwi ntizumva, zifite amaboko ntizikora, zifite amaso ntizireba, ariko iyacu ifite amaboko, ifite amaguru iragenda, ifite amaboko irakora, ifite amatwi irumva. Munyikirize haleluya, iyacu irakora. Bwira mugenzi wanjye iyacu irakora, mubwira ngo iyacu irakora. Yo, irakora, irakora mushumba we, iyacu irakora, 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 irakora. Gahogo mwe, irakora iyanyu, irakora, irakora, iyacu irakora. Arabwira ngo rega hari icyo mutari muzi. Babanza gusana igicaniro, ngo aragisana, ashyiraho amabuye, aragisana, ashyiraho byose, aragisana igicaniro, ashyiraho n'akarusho. Arabwira ngo nimumenemo amazi, mutagira ngo navumbitsemo umuriro, mumenemo amazi. Ngahamagara Imana, arabwira ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, uyu munsi nibimenyekane ko ari wowe Mana. Uyu munsi nibimenyekane, uyu munsi nibimenyekane, uyu mugoroba bimenyekane, muri Gahogo wiki bizamenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Iri jambo twasomye rero, Ahabu ngo yaratashye atekerereza umugore we Yezebeli ibyabaye. Arambwira ati yewe shu, ati shu, ndati karame shu, atuzi ibyabaye ku musozi Karumeli. Ati we nasibye amateraniro. Ati se byagenze bitatuzi ibintu byabaye. Ati kakagabo twahuye, none se kameze nk'atati ntuzi ibyabaye wowe, kwa kundi kari kameze kera n'ubu niko kameze. Hari ijambo Pawulo yabwiye Abakorinto, kanongere manuke, yarababwiye ngo umuntu wacu w'inyuma arasaza. Yaravuze ngo umuntu w'inyuma arasaza, ngo ariko umuntu w'imbere ngahora ahinduka, ari updatinga buri munsi kubera imbaraga z'ijuru. Umuntu w'inyuma arasaza, umuntu w'inyuma azana iminkanyari, wamusiga fondote ntimufate, agatangira kunama. Ariko kuri twe abizera, numva nasabira Yesu amashyi. Umuntu w'inyuma arasaza, ariko umuntu w'imbere arushaho kuba mushya, aba mushya. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora Elisalamenigoria, ahora ahinduka mushya, ahora ahinduka, ahora Gahogo muririmbe wa ahora ahinduka, ahora turirimbe twese, ahora ahinduka mushya, ahora ahinduka mushya. Haleluya. Yabura kuba gutese mushya kadatunzwe n'akawunga. Yabura kuba mushya gutese
numvaga niba ari ibiki. Yabura kuba mushya gute se katarwara coronavirusi? Yabura kuba mushya gute se ko kanseri itamugeraho? Yabura kuba mushya gute se katarwara diyabete? Yabura kuba mushya gute se katarwara amaso n'igifu? Ahora hinduka mushya, ahora hinduka mushya. Atunzwe n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ariko Mana cyama mukanyumva, ahora hinduka mushya. Ibihe birashira ariko we ntashira kuko angana na nyir'ibihe. Aramubwira ngo yisha abahanuzi bacu 850 bose abarangirije hano ipfa kukageza none ngarutse njyenyine ntaje. Ngo Yezebeli arakara umujinya w'umuranduranzuzi, ararahira ati ndahiye imana zanjye ngewe Yezebeli, ubugingo bwa Eliya nintabuhwanya n'ubw'abahanuzi n'imana zanjye zizabimpore ndetse bikabije. Arahira mu izina rya Bali na Ashera. Ibigirwamana ntacyo bimaze. Imana rurema niyikomeye. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya. Bibiliya iravuga ngo amutumaho, ngo yohereza urwandiko rumutumaho. Eliya ngo yumvise ijwi rya Yezebeli n'iki nagendereye icyatumye Eliya yiruka akagenda kandi ari wa mugabo wakoze bya bintu byose. Ngo yumvise ijwi rya Yezebeli ngo ariruka aragenda, ngagenda urugendo rw'umunsi umwe ngagera mu ishyamba rinini ngo ryari ririmo igiti cy'umunotemu. Ngo araharyama abwira Imana ngo Mana ndabizi ko Yezebeli ari kugenza, ibyo nakoze byose bihindutse ubusa, ndashaka gupfa. Indirimbo naririmbye zose ntacyo zimaze. Yezebeli aranshaka, amafaranga yose natanze apfuye ubusa. Yezebeli aramvugishije ndamwumvise. Ariko umva ukuntu umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo zo gushimisha. Yararimbye aravuga ngo bene uwo ntazacogozwa n'inshamugongo, ntabwo azacogozwa n'inshamugongo. Abasimu nibo baza, abansi be bose munzira y'isi. Abwira Imana ngo ndashaka gupfa. Imana iravuga ngo nta gupfa. Icyo urindirijwe gukora nicyo gitumye ukiriho. Kansubiremo aka kantu. Icyo urindirijwe gukora. Pawulo yandikira Abefeso yarabwiye ngo turabe Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Ngiyi Imana yateguye kera kugira ngo tuzahigenderemo. Itaruzura Joseline ntaho yajya. Niyo wajya Tanzania gucisha amahembe, iyo wajya Nigeria, niyo wajya mu barozi bakomeye, itararangira ndacyariho. Itararangira uracyahari. Umukuru umuririmbyi yaririmbye avuga ngo Yesu databuja zamukora nacogora, wishe ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azantumaho. Hashobora kuntungura aranyubaha, hashobora aranyubaha azantumaho. Aranyubaha azantumaho, azamereza invitation, azambwira ngo mwana wanjye ngwino winjira mu munezero wa sosobusha. Azampamagara nta mahembe yampamagara, Yesu niwe uzampamagara. Tekosibiriya helesana mbere goriya sai nta n'isasu ryampamagara, Yesu niwe uzampamagara. Niyo mpamvu mu mihoro wanyuze muva muri wowe.
azampamagara. Abo yashimye ko imihoro ibabera igare bose yarabahamagaye, ariko abandi tuyinyuramo. Ijwi ryanjye ryatakiye kure, ngira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva, maze Yesu anyumva vuba. Umuntu urangururiye mu mpinga y'imisozi arantabara, maze Yesu anyumva vuba. Umuntu urangururiye mu mpinga y'imisozi azaguhamagara. Niyo mpamvu wajyanye n'abandi kubyara, abandi agakoresha ijwi ribahamagara kuko bari bashyitse bakagenda, ariko warakubwira ngo taha, subira muri Gahogo ujye kuririmba, subira muri Betesida ujye kuririmba, komeza uyobora amateraniro. Harabizi ko impanuka zaje zitwara abandi, aba ngo wowe baho azaduhamagara. Haleluya, azamamagara. Hashobora kuntungura, dufitanye gahunda nziza. Abanyumvise torero munyikirize. Haleluya, azaduhamagara, azamamagara. Oya, ntashobora kunyohereza convocation nk'ikiraro, ni invitation. Ijuru riratwubaha abakiranutsi, ijuru ryubaha abakiranutsi. Nta convocation yanyoherezaho nkuhamagara indaya, ntibibaho. Cyangwa uhamagara igisambo cyananiranye, azanyoherereza invitation. Abwira umwuka wera ngo banze umutunganye neza, agere hano ari ku rugero rwa Kristo. Azamamagara. Niyo mpamvu atari rimwe atari kabiri yanyijije, nuko imirimo itaruzura. Ariko imirimo yuzuye niyo naba nkiri umukobwa mfite n'amasezerano y'ubukwe, ibyo ngibyo birarangira, kamanuka akaguhamagara ugasanga umukwe mukuru ari we Kristo. Araguhamagara uri kubaka etaje utarayitahamo. Hari n'abazahamagara bafite mariage kuwa gatandatu bari bavuye mu murenge uyu munsi. Hari ibintu Yesu azaza agasanga bitaruzura. Ashobora kuguhamagara uri ku gisi ufite amatsiko yo kureba umwana ugiye kubyara, akakubwira ngo ngwino ntuzamurera nzamwirerera. Arahamagara. Imirimo nishira azaduhamagara. Abanyumvise. Haleluya. Eliya araryamye arasinziriye, ngo ijuru riramutekera. Ijuru rijya riteka, riramutekera ibiryo by'ijuru, ngo bizanwa na marayika. Marayika Imana yamubwira ngo ihute ujya ahantu mu ishyamba munsi y'igiti cyitwa umurotema, hariyo umugabo uri kunsaba gupfa kandi si igihe cyo gupfa. Mushyira ibiryo, mushyira amazi, anywe ku mazi yo mu ijuru, ajye ku byo kurya byo mu ijuru, yongera asubiremo imbaraga. Imana yarabatekeye muri Gahogo week. Imana yaratetse. Arazambwa ati yewe byuka, barantumye byuka urye kandi unywe, dore imbere yawe urugendo rurakomeje. Ngo arabyuka arya ku gatsima ka marayika, anywa no ku mazi, ashyira ku musego ariryamira. Imana ibona ntibyuzuye, ngo marayika agaruka ubwa kabiri, arambwira ngo ngera ubyuka urye kandi unywe, urugendo ruragukomereye. Imana yaje kubyutsa. Abanyumvise twese amen. Hari imbogamizi rero umwuka wera yampishuriye zishobora gutuma umuntu abyutswa ariko ntabyuke, agakomeza kwiryamira. Imbogamizi ya mbere ituma abitorero babyutswa ariko ntibabyuke, imbogamizi ya mbere nuko Satani yazanye isi mu itorero. Yazanye isi mu itorero, nabivuze uko Yezebeli yazanye ibyaha by'abasidonikazi muri Isiraheli. Muri uku kuzana isi mu itorero hari utuntu Yesu yamishuriyemo nka dutatu. Icya mbere ni uguhuza agakiza n'iterambere. Guhuza agakiza n'iterambere. Iterambere ririmo ibintu byinshi, ririmo amasocial media, ririmo za entertainment, kwishimisha, ibirori bidashira bya buri munsi. Abantu bakajya mu birori habaye n'igaburo ryera,
ariya mazi n'umutsima Eliya yahawe. Yesu yavuze ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa ugatungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Utariye Yesu ntushobora kuramba, agakiza karakunanira, kuko kurya ijambo rye bingana no kumurya. Niko yabwiye abantu, yarabwiye ngo erega mwe kuza gushaka imitsima n'amafi gusa, ibyo nagaburiye abantu ejo hashize, ahubwo urye umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye. Haleluya. Azaba ari ku gihagararo cyiza cyanjye cyo kunesha isi. Baramubaza ngo none se turakurya dute, biragenda bite? Uko biri kose baraho muri iryo teraniro baravuze bati rero niyo twakubaga ntiwadukwira. Turarya manose, turarya turakurya hiki. Arabwa ngo rega amagambo amvamo ni wo mutsima. Imitsima mwariye ejo yanyuze mu kanwa ijya muri appareil digestif iragenda, ariko urya umutsima nzamuha, ibyo kurya byanjye ntibinyura mu kanwa, ibyo kurya byanjye binyura mu matwi. Twese amen. Ibyo kurya byo mu ijuru ntibimeze nka bya bindi turya mu rugo binyura mu kanwa bikamanuka bigakora umurimo wabyo mu mubiri. Oya, ibyo kurya by'ijuru bica mu matwi bikinjira mu mutima. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo numvise ijambo ryawe ndaribika kandi ndibika mu mutima. Umwanditsi w'imigani yaravuze ngo rinda umutima wawe kuko ari iby'ubugingo bigira gute bikomoka. Ijambo rya Kristo ryinjira mu matwi rikajya mu mutima rikinjira mu bugingo rigatanga impinduka. Abanyumvise twese amen. Kwinjiza isi mu itorero bigendanye n'iterambere byatumye abantu babyutswa ariko ntibakanguka kubera uburemere bw'isi. Isi iraremereye ku buryo udashobora kuyiteruza ngo uyishobore udafite ijambo rya Kristo. Abanyumvise amen. Iterambere harimo n'ibintu byinshi bigendanye n'iterambere. Iterambere si mu Mana yanjye we, ko twese twabaye abaterambere yo. Ariko Yeremiya asenga yaravuze ngo tugarurire ibihe byacu ngo bibe nk'ibya mbere. Munyikirize haleluya. Tuba abakristo bagendana n'iterambere n'ibyo mukore byose ariko mukishijwe. Icya kabiri gikomeye Mwuka Wera yamishuriye gituma itorero rikangurwa ariko ntirikanguke, nuko umwuka w'Imana cyangwa se impano z'Imana zabaye nk'izitwikirwa n'igitwikirizo. Bibiliya iravuga aho umwuka w'Imana atari abantu, kandi mutandukanye umwuka w'Imana no gutitira. Ibyo si byo, ko n'abarwaye malaria bagira gute? Tandukanye umwuka w'Imana no kwerekwa no guhanura, si byo, kuko umwuka w'Imana arangirira mu guhanura yaba ari muto. Abanyumvise amen. Tandukanya kugira umwuka w'Imana umutandukanye no kumva umuntu akubwenge iravuze, si ibyo, kuko umwuka w'Imana ntagendana n'impano gusa, agendana n'imbuto ze. Twese amen. Mwarambiwe ibi ngibi ira paracetamol mu diakini ibi bikanga bina ibi mubona bikanga bina. Ariko ahantu umwuka wera ari ni igihe uzagera ahantu ukeneye gutanga imbabazi ukazitanga nta ngingimira. Umwuka wera akakubwira ngo urubuto rw'imbabazi ni urubuto rumvaho, rusorome urutange. Ibyo birenze gutitira rero. Murahare abaje gusenga haleluya. Ni igihe umugabo nk'aba agera imbere y'umugore akambwira ati sheri nacumuye nababaye, apana kujijisha uzanya envelope yuzuye dejiga. Ngo ninjyana ngo dejiga ngo sheri wanjye ngo ndabizi kazikunda, ukandi ngo ngewe ngo ndi umuntu ngo utasaba imbabazi ngo kameme guso bashobora kunsuzugura bakanca amazi. Oya si ibyo. Umwuka wera arakubwira ngo gabanya amarere, ugabanuke, umanuke, utanga urubuto rwitwa gusaba imbabazi. Ibyo biruta ibi rero. Ubwo si ibyo. Abanyumvise haleluya. Kubera rero umwuka yabaye nk'uzimijwe mu bantu, apana mwitorera kuko itorero ni rizima, yabaye nk'uzimya bamutwikirije
ikintu kimeze nk'igitwikirizo, dusigarana gushaka impano ariko imbuto zirabura. Nkaba nakishimira kubwiriza cyane no kugira izina rikomeye mu gihugu, nkamenyekana mu isi nkaba umusitari, ariko imbuto ntazo. Tukishimira gukora ibiterane bikomeye, tukagira itorero ryiza cyangwa idini ryiza, ariko Yesu adahari. Reka mbabwire itorero, Satani ashobora kwigana impano ariko ntashobora kwigana imbuto. Yo, ndumva munyumvise, ndumva muvuga ngo ntashobora kwigana imbuto. Ibyo bintu byaramunaniye. Urubuto rw'amahoro ntarwo agira, ateza impagarara. Urubuto rwo kwihangana ntarwo agira, ntabyo agira, ariko umwuka wera. Haleluya! Kwirinda Satani ntiyabikwigisha, ntibibaho, ariko umwuka wera akubwira ngo irinde, nzakugirira neza. Irinde, ihangane, nzabana nawe. Ibyo rero byarabuze. Abantu bashaka kuzamura ikigero cy'impano kuruta uko bazamura ikigero cy'imbuto. Kubakangura rero bimera nko gukangura intumbi. Ni babandi bisinzirije, ariko Imana ishimwe, marayika yazanye umutsima n'amazi. Abanyumvise twese haleluya. Marayika yazanye umutsima n'amazi. Mugira ngo se sinsoje? Aka gatatu katumye abantu b'Imana basa n'abasinzira, basinzira munsi y'igiti. Gukunda impiya n'icyubahiro. Impiya amaba kashi cyubahiro. Itorero ry'Ikorinto Pawulo yarihuguye kuri ibi bintu. Yarabwiye ngo iyo tubabona muri kwigaburo ryera, niko yahuguye abitorero ry'Ikorinto, ngo abakire bicara ukwabo. Abakire abafite ama etage bicara aha, abafite Land Cruiser bakicara aha. Ubwo ni mu gihe cya Pawulo n'Ikorinto, ntago ari hano. Mutazaneza ni Ikorinto. Abafite vewiti, ubwo ni vewiti, ubwo bicaraga aha. Abagore bambara bazerishe bakicara aha, abambara superi za 400 bakicara aha. Kandi bakabategurira n'ibyabo kwigaburo. Bati bara n'abakiresha, dukora fundraising bazatanga menshi. Ariko n'itorero ry'Ikorinto ntago ari rya hano. Harabwira ngo yemwe mw'Abakorinto mwe, nasanze mwibanze ku by'idini cyane. Nasanze kumwibanda ku by'idini cyane. Abakire bicara ukwabo, n'abakene bo hagati bakicara ukwabo, n'abahanya bakicara hepfo iriya. Harabwira ngo kandi iyo mwasangiye ibisigaye mu bijyana mu ngo z'abakire. Kubwo gukunda icyubahiro. Yakobo yandika yaravuze ngo yemwe torero, nimubona bambaye imyenda ihenze y'imihengeri n'imihemba ihenze, mujya mubaringaniza n'abambaye Londoni, kuko bose bizera umwami umwe. Gukunda icyubahiro, nkomera amashyi ndaje. Wowe ntago ari njyewe. Mutaneza Yesu, munkomera amashyi ndaje. Kunda icyubahiro, ariko nyiri icyubahiro ni Kristo. Pawulo yamuvuzeho avuga ijambo rikomeye, ariko kandi simbabuje kubaha abo kubahwa, kuko urwo rubuto narwo ni rwiza kurwera, ariko byose bibe kubw'icyubahiro cya Kristo. Abanyumvise twese haleluya. Abanyumvise twese haleluya. Nabwiye abantu ngo hejuru harashize, kuko Imana ihemba Yesu ngo yamuhaye ibintu bibiri. Yarambwiye ngo mwana wanjye uranejeje, uncunguriye itorero, ndaguhemba ibintu bibiri. Icyambere, ndaguhemba izina riruta ayandi mazina yose. Ubwo murumva hejuru hatarashize. Icya kabiri, amavi yose ayabakomeye n'ayoroheje bose azajya apfukama. Uzakenera serivisi wanjye natanyura muri wowe ntaho tuzahurira. Icyubahiro cyararangiye, Yesu yakimazeyo. Nakakandi nakavungukira guhereza ngo inaha tuguha amashyi, ariko ubundi yarakirangije, yaragitsindiye.
yatsinze urupfu, yatsinze satani, yatsinze kuzimu, yacunguye itorero. Ni umwami w'abami. Amashyi menshi kwa Yesu. Ni umwami w'abami. Arakwiriye guhimbazwa, arakwiye gushyirwa hejuru. Twatundirira duhaho, akaduhaho, akatuvunguriraho. Ni nka gatonyanga mu nyanja bati akira Joseli, akira ndaguhaye nawe, akira yobora korari, akira utazavuga ko nakwimye, akira akakuvungurira, akakubwira ati kandi nabwo nutakigendamo neza tuzabibarana. Ngiye gusoreza ku mugabo umwe wagishatse, Imana iramubwira ngo narakimaze, ntago naguhaho. Abaje gusenga amen, abaje gusenga haleluya. Byuka urye kandi unywe kuko urugendo rugukomereye. Nebukadinezari uyu yaricaye aravuga ati njyewe Nebukadinezari sha ndakomeye, niyubakiye Babuloni, ndaho umugabo. Abakarudaya mwese munkomera amashyi, ndarenze. Abakarudaya bose bati nukuri urarenze. Imana iramubwira ngo icyubahiro narakimaze wa mugabo we. Imana ihita ikora ku bwonko, iramubwira ngo umanutse hariya hepfo muri stage imyaka 7 nishira uzagaruka. Nebukadinezari yavuye mu ishyamba avuga ngo Imana yo mu ijuru niyo Mana yonyine, niyo ikwiye kubahwa, niyo ikwiye gushyirwa hejuru. Icyubahiro ni icy'Imana. Natwe abo yagihaye tujye twibuka ko yakiduhayeho ariko ntiyakitumariye. Ibyo rero bitumye abantu bakangurwa ariko ntibakanguke kubera ko bakunze icyubahiro. Abo yagihaye nanjye ndimo ndagifite, yamvunguriyeho akavungukira kangana n'igitonyanga cya serumu. Wiriye kugenda gake nkibuka ko icyubahiro ari cya Yesu. Abanyumvise twese amen. Kurya umutsima ari we jambo ry'Imana nibyo bizagukangura, no kunywa ku mazi ariyo mwuka wera bizagukangura. Yewe usinziriye we kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Duhomeka amaso yacu. Wasinzirijwe n'ibiki? Mbese isi ntiyakwinjiyemo kandi wari ukwiye kujya mu isi gutanga umucyo? Ibihe ntibyakumazemo imbaraga z'umutima ko wakoreshejwe ibikomeye se, none ukaba ugeze munsi y'igiti cy'umurotemu wisabira gupfa, kandi amaboko y'Imana ariyo yaguhaye gukora bya bindi. Byuka urya umutsima ariwo jambo ry'Imana kandi unywe ku mazi ariyo mwuka wera. Uragwiza imbaraga z'umutima, uragira imbaraga z'umutima. Yewe usinziriye byuka, Kristo abonuka kumurikira, uve mu mwijima w'ibyaha. Ibyaha byica umuntu w'imbere, umuntu w'inyuma agakomeza akaba, ariko umuntu w'imbere yarapfuye kera. Ariko uyu munsi marayika akuzaniye amazi, akuzaniye n'umutsima ngo wongere urye kandi unywe ukomeze urugendo. Niba uri muri iri teraniro wumvaga nawe uryamye uri munsi y'igiti cy'umurotemu wisabira gupfa, bwira Imana ngo Mana wohereza umutsima wawe kandi umpe ku mazi amara inyota, nanjye nkweho nshira inyota, kandi umwuka wera arabishoboye kubigukorera. Zamura ikiganza cyawe niba wumva ushaka guhembuzwa umutsima uvuye mu ijuru, ushaka guhembuzwa amazi avuye mu ijuru, zamura ikiganza cyawe. Amazi yo mu isi ntamara inyota, imitsima yo mu isi ntimara inzara, ariko amazi Yesu azaguha azakumara inyota. Niko yabwiye umusamariyakazi, arambwiye ngo unywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi, kandi urya ku mutsima nzamuha ntazongera kugira inzara. Nawe utarakizwa wumvise inkuru za Yesu, ariko uyu mugoroba ukaba ufashe umwanzuro, hari umwanzi wawe uzerera kandi arashaka kukurega ku mwami wawe, ariko uyu mugoroba wizere Yesu, umubwira ngo ndakwiringiye, nizeye ijambo ryawe, ndashaka kuba umwana w'Imana. Uzamura ikiganza cyawe. Itara riri kumurika mu maso, ntabwo ndi kubabona niba hari uwazamuye ikiganza, ariko ndabizi ko hari protokole. Ninde ushaka kwakira Yesu muri uyu mugoroba, umwami akamuhembuza amazi, akamuhembuza umutsima, azamura ikiganza. Ushaka kwakira Yesu yumvisha inkuru y'agakiza, akavuga ngo nanjye ndashaka kwakira ubutumwa bwiza, ndashaka kuba umwana w'Imana. Protokole mubafashe niba bahari. Amatara agiye bari kunshana mu maso, ntabwo ndi kureba neza. Umuntu wa kabiri
ni umuntu wagize intege nke, asinzirira munsi y'igiti yisabira gupfa. Ariko uyu mugoroba nawe Yesu arashaka kukubyutsa, akaguhereza imbaraga, ukagira imbaraga muri iyi si igoye. Imana ibamugisha. Niba bahari protokole mumfashe, nababonye abazamuye ibiganza, mubafashe mujye mubageraho, mubahagurutse. Reka tubinginge muhaguruke ahari muri kunyumva, tubinginge kubw'imbabazi z'Imana, mutere intambwe muze hano. Kunanirwa bibaho, umuntu ajya ananirwa kandi yarakoreshejwe iby'imbaraga, umuntu ajya ananirwa kandi yararirimbye indirimbo nyinshi, umuntu ajya ananirwa kandi yarabwirije, umuntu ajya ananirwa yarabaye mu materaniro menshi, umuntu ajya ananirwa yarabaye aho abantu bahanura, umuntu ajya ananirwa yarabaye mu iteraniro ririmo aberekwa n'abarondora, akananirwa agakora ibyaha by'abapagani. Ariko uyu mugoroba wizere Yesu urakira. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha kubwo kumvira ijwi rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ngwino ku isoko ngari nziza, abatuza amagambo y'agakiza. Kandi niba hari n'undi usigaye ntago twihuta, turagutegereje ngo uyu mugoroba nawe unywe kuri aya mazi amara inyota. Muhereze imbaraga, uduhe ku mutsima, uduhe ku mazi dushire inyota. Yesu abera atavugiriza impundu kunesha. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze kubw'iyi komande, urakoze kubw'iyi komande, urakoze kubw'iyi komande ijuru ryoheje, urakoze ko gahunda wayitekerejeho, ukaba wohereje marayika agazana umutsima n'amazi, abagenzi batananirirwa mu nzira. Icyubahiro n'ikibi cyawe, tugukomeye amashyi menshi tugushimira. Izo mpundu ababyeyi bavugije n'isawe, aya mashyi ni ayawe Yesu. Icyubahiro n'ikibi cyawe muri aya materaniro, icyubahiro n'ikibi cyawe. Kandi dusengeye n'igihugu cyacu, dusengeye igihugu cyacu ngo ugihe amahoro, dusengeye abayobozi bacu, turabasengeye Mana, turasengeye igihugu cyacu ngo ugihe umugisha wawe, dusengeye n'itorero ryawe ngo urihe umugisha wawe. Urakoze kuri uwo kwizerwa, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu.